Rayira avuga ngo nigobe ngo ryimbwa ngo abari abagabo ngo bafite ngo agaco nako ngo agatimu k'igobe ry'imbwa uri kumva Juste yagiye yirebera Rayira uri kumva bariyunga baramutuka ngo wadusuzuguje ngo gute umuntu adutwa ngo rimwe ukajya kwiyunga undi aravuga ati ariko se tuzahora mu matiku ntabwo umuntu azigera yiyunga n'umuntu ubuzima bukomeze naranamubonye rero bundi akora ikiganiro aravuga ati Pastor Claude mureke amagambo twakoze ibintu bibi rero kuba abantu bahagurukira bakavuga ko twakoze ibintu bibi mwibyanga nimuce bugufi musaba imbabazi urimo urumva uko zisabagirira ariko banga kumva ubu rero ikintu nibe nuri ajiste wana mugani singaruye live mu kanya nabonye uyu mugore witwa ngo ni Jennifer yaravuze vavatara uretse utarajya kuri Jennifer umvaga utarajya kuri Jennifer Bria ndashaka kubanza kubabwira aka kantu katarya kumye kameze nk'urukwi akagasurubende gakanura nk'inturumyi gakanura nk'inturo yo mu rubingo aka kamabingo kamajiga kiminkanyari ngira ngo yatembye hose mumubwire muticira birarura uzakoreshe bene wanyu nyagukorerwa amabuye ubanza unature umva amata ntasabwa hakombwaji wowe Ezekiel we amata ntasabwa hakombwa nuwatemba ntiyatembera iwawe ubwawe ntiwihagije warumye umeze nk'urukwi nk'igiti cyakubiswe n'inkuba Claude arabasuka Jihad isagiye kandi uri kumva Claude arabashuka ariko reka mbabwize ukuri nka Ezekiel we rwose usibye kuza kumuvugaho ntago ngewe nakabaye rwose Ezekiel banza ugenda urya uhage ubanze wumve yuko unariye uriye niba ufite YouTube channel ugenda amafaranga uri gukuramo y'inyungu ubanze ugenda uhage genda ubanze urye ubone kuza kuvugana n'abandi bantu bahaze bariye uwo Claude muvugana nawe ubwo aba yariye urabona mumeze kimwe urabona mufite umubiri umeze kimwe urahuhwa n'umuyaga uraho ngaho nawe nuzi ibyo urimo imibereho yawe ntimeze neza urimo uraza guhangana n'abantu wihangana ku mbuga nkoranyambaga ntago ari mu kibuga cya rugubi ngo turirukanka turarwana sibyo wijya gusesengura ngo uri umuhanuzi ihanurira ibyiza ese ubwo we ntabwo wakihanurira utuntu twiza ihanurira ibiryo ubanza urya uhage ihanurire aho utuye ihanurira agasabune keza ubanze woguke ihanurire nshuti yanjye sibyo ihanurire ubanze ukarabe wihanurire ufata agaparufe wisige mu kwaha hari umuntu wari umpamagaye banza ushyiremo code Jihad oya yarampamagaye kuri WhatsApp kuri Instagram ndashaka guhitamo nano muboroka ku yindi nimero wowe uyu muntu arabona ndi kuri WhatsApp agahita ndi kuri live agahita mpamagara kuri ntuzenya ngo kuri video ye baba bayigize bantuzenya umva ngaruke kuri Ezekiel rero mu buhanurira uretse ko nabivuze turi kumubwira ngo abanze yihanurire ibiryo yihanurire cyane yego yihanurire namwe bakristo rero mu muyoboka ni mubanze mu muhereza ibyo kurya rye abone no kuza afite na kuka kazima kuko twe umva tukubwire none umva rero nkubwire wo Ezekiel ndashaka kukumenyesha ikintu kimwe ukuntu tumuka ivumbi byonyine nabuze n'ahantu twahurira kuko nta na hamwe ntaho kuko nabandi byibura ndababona bari mu mahoteli meza bagiye kuganira n'abantu ariko we waganira nande mu byukuri warumye umva uvuvuka uravuvuka nta n'utuvuta two kwisiga banza ushake hari ijambo ry'Imana ravuga ngo dore nakubwira inama isumba izindi buretse umva
niba banze umva uretse no kuba wahanurira abantu rwose. Dore ndakugira inama isumba izindi nka rya jambo ry'Imana ngo ngwino nkureho izahabu yatunganijwe ngo kandi unkureho umwenda wera cyane ngo nguhe n'umuti wo gusiga ku maso. Wagasaza we jewe ntabyo ufite nagwa kuko sinabiguha, aho kubiguha nabita muri toilette. Umva, shaka wibanze urye unywe wihaze mu biribwa ku buryo uzajya uvuga ukabona uratemba itoto, warumye, urenda kugwa, uri kumva wagasaza we, mbere yo kuvuga ngo wadukoresha nyagukorerwa amabuye we. Umupfu niyumva mu ruho koko aka kanya upfuye uranutse. Nta soni wowe ngo wadukoresha. Ariko n'abantu babakurikirana n'ibigori murareba mugasanga. Reka nkubwire, amata ntasabwa hakombwa. Mana y'u Rwanda, dore ko ubuzima buhindukiye. Nibo banyoherereje iki kiganiro cyabo ngo bakoze ngo barimo baravuga ngo mu kwa 7 nako ngo mu kwa 8 cyangwa mu kwa 9. Nta kintu waba uriya ngo ni Pastor Claude mama uretse uriya ngo ni Pastor Claude mama we nabari watega iminsi kuko nyina yirirwa hingira inote y'igihumbi buretse ndaje sa ibyo nzabakora ntago mubizi. Pastor Claude urirwa wayura wowe wirirwa wasa muvuga urwanga rwakurenze wanjegera we. Wowe ntuzi ko ujya gucisha muri Tanzania ntago ibyo byabugiye. Nyagumva rero uzabicishe bijye kwa nyoko n'ubundi yarapfuye kuko yirirwa hingira inote y'igihumbi buretse gato. Yavuze ko ari uzabimvura. Yavuze yuko ngo ibyo binazanterereza mu kwa 8 cyangwa mu kwa 9 ngo nta wundi muntu ngo uzansengera ngo bikunde ngo nta n'umuvuzi uzankora ngo bikunde ngo kereka ngo bigaye karagiye kwihisha Nyamata kuko gashoboye kakwishyura kuko imiti. Ariko reka nkubwire Bria, ni nunataka umutwe nzatsi imodoka Koroda zambona buretse gato. Amaguru umva ntacyo uzaba kuko amaguru yava kugushyingura yamusubizayo. Ubwo rero mudategereza ngo ibyo ngibyo hari n'ikintu umuntu na kimwe yabitindaho. Korode umva ngo ntacyagira icyaba azagira icyaba nyiragakaba nuko ujya kwikunkumura kuri bafite amakota avamo ipamba. Ntabwo bazi n'amakota ya original ahantu aba. Ntabwo wakarenganya. Ariko ribu yibibwire ribu uretse se nibyo ribu mwakurikiye bira biganiro nahamura kubyumva niyibeshya akagira ikintu aba. Ubu nzajya nkucekinga buri munota ninumva ngo warwaye n'umutwe muzumva ikiba kuri Korode. Warwaye n'umutwe muzumva ikiba kuri Korode. ahubwo usaba Imana ntazagira n'urwara bitanagutuye. Yego komana Mana we kora ufite ibibazo ni Brian nanarwara umutwe byibura bimwe umutwe muvuga ngo umutwe akarwara n'umutwe byibura ibuye ryagaragaye. Uriya mwana baravuga ngo ni igifu wavuze ko bicisha Tanzania ndakurahiye none niko yivugiye. Ubwo noneho wagize amahirwe mabi ubivuga hakiri kare. Ibya dore imbogo byo mwaragiye murabitsima urabitekinika bicamo nkuko wabishakaga. Ubu rero ngiye noneho wabivuze igiye ku karubanda nisha ndakubwiye ngo nzagira n'urucakwaha rwanjye rutakara hasi bira mpango. Nuguhita ntamusanga muri kagapfuna munenga babinyamata nuriya mugore barindagiranye ubundi ukareba ikiribu biba bigize bitya birabaye. Mu by'ukuri umuntu niba yatashye yapfuye byarangiye cyane. Ese birakwiye yuko abantu mukomeza mumukora sorry nari ngiye kuri urabona Jihad wowe twakumenye nka Jihad muri social media sibyo cyane. Ariko mama wawe afite ubuzima bayemo budafite aho buhuriye na social media. Barumuna bawe bakuru bawe bafite ubuzima babayemo budafite aho buhuriye na social media sibyo. Niba Vava yaragize gutya akarinda umuryango w'itangazamakuru akarinda umuryango w'itangazamakuru akavuga ati njye abo bana muvuga nabyo nzi bitewe n'umutekano w'abana be. Ubu se we ko yaje akabiyereka ntago mumuhuye ntibirangiye. None washakaga ngo azababwira yuko afite n'abana nabo mugende mubamukurikije. Guys, none abana birabaye baragiye aho kugira ngo byibuze bakore iyo fundraising bavuge ati Vava yaduhaye ibiganiro yaduhesheje views, reka tugire gutya dufata amafaranga tuyakoteze tuguri izo hene 3 tuzijyane mu cyaro zirera uwo mwana. Ahubwo none Claude yazanye campaign ivuga ngo abo bana turabwirwa n'iki karaba Vava ko Vava yagiye akina amapranka menshi turabwirwa n'iki karaba Vava. Guys,
nagakinirweho nagakubitwe n'inkuba faya. ibaze ngo turabwirwa uti none se murashaka bafate DNA z'umurambo? Yegura. None se ahubwo abo bana Claude ko batakureba wareza bawe nyabusa basaba vava diaspora. Ubwa mbere mwarabanje muravuga ngo aba diaspora bagiye gukiza vava. Yego sha mutuma batamufasha. Yego none n'ubu ngubu murimo muravuga ngo abo bana ngo twabwirwa n'iki n'uwo Jennifer warabyaye uko njya kumva mu kiganiro nawe ufite abana. Uyu munsi umuntu arabyara kurera bikanga akarererwa na rubanda ji. Urimo urumva aho kugira ngo mufate izo chano zose mwamukoresheje muvuga ati reka tugure amahene 3 cyangwa amahene 5 ugende ayo wenda jihad burabiragora guhora umuntu ejo ukamuha nejo ukamuha uyu munsi ukamuha 5 ejo ukamuha 10 ugeraho karambirwa sibyo ariko bibuza aho bagashyize hamwe bafate bavuge ati reka twebwe ririya vumbi ryo ngo Ezekiel ryo sinzi ko ryabona n'ikintu ryashyiraho ariko byibuza Claude nk'ubakuriye nk'ukuriye iryo gobe uri kumva avuga ati ngiye harya ngo ni ukuriye iryo gobe ry'imbwa ikongo ngo Rayira yavuze ariko Rayira bura yari yarebye kure burya ko nabonye harimo n'imbeba z'imishushwera. Ewe mwongeramo n'imbeba z'imishushwera. Abana arigo oya baranaga arigobe pe ry'imbwa imbwa hu oya ni mugereranye n'ibintu by'amafuti ntimugafate imbwa reka akusuriya mukobwa we ko yarengereye yarabubashye bikomeye abita igobe imbwa we imbwa zirinda umuntu nabonye harimo utuntu twumye oya n'imbeba z'imishushwe. Oya Ezekiel niba uri umuhanuzi nk'uko bivuga burangewe ntekereza yuko iyo uri umuhanuzi ntago wijya guhanurira abandi ngo Imana ngo nibaha amazu meza ngo ibahe ngo ibiki niyihanurire rwose ihera ku biryo ihanurira ibiryo ijya kurisha ihera ku rugo. Ezekiel banza wihaze mu biribwa nukuri naho kumva ngo mwe muri abacanshuro ngo we Jihad ukora ku Isimbi TV ahubwo nta naho muzi ngo we Brian hora ku none umva ikintu gisekeje yavuze ngo ngiye ngo buranga utanga ibihumbi 50 ngo sinajya mu kigano ngo burango nawe mayikiye nkani najyayo ya Petit nako wa mugabo we disi umva none ngo twabagiriye ishyari ngo tumaje kubona ko YouTube zabo ngo zakomenga izacu zaguye nge nta YouTube channel ngira sibyo twebwe se hari YouTube channel tugira ntazo tugira ntazo tugira pe ngewe ibiganiro nkora naho ngayi wawe ibiganiro nabikora rwose si ikibazo sibyo ariko dufite ibintu tugiye kuganiraho tutagiye kwiha rubanda tutagiye no gushinyagurira abantu. Ntago numvishe nawe gufite umwana none se amafaranga bari guhereza bari kufashisha abana ba dore imbogo nibatayabahereza aragaruka iwawe arafasha abana bawe yegora cyokora mureke mbabwiza mureke umutima mubi niba koko dore imbogo yarabashimishije niba yarabahaye views aya masaha ibiganiro bye bikaba bikiri ku macano yanyu aho kugira ngo mugire ikintu mukora ahubwo muracyarimo muravuga ngo yari prank ngo twabwirwa n'iki ngo yuko ngo bari abana arabiwe iki ni igihe cyo kubaza arabiwe ubundi igihe cyo kugira ngo murebe ikintu mwabafasha niba koko mwarabanye neza ubundi batababe ikibazo mufite n'iki mbabazi nkamwe nk'abapasiteri ubutumwa bwiza mubwiriza n'ubuhe warangiza ukavuga ngo okay kugira twumvikane neza hera kuri video ya mbere nakoherereje tugende tubigendanamo gake gake ya mbere ihera kuri uno mukecuru witwa cyo kora reka dushimira abantu basabye imbabazi pe rwose jira tujye tuza tugaya ariko tunashimira rwose abantu mwasabye imbabazi Imana ibaha umugisha kandi ziba nizere ko yazibaye niba Mugwiza yaravuze ati rwose ndigaye Mana twavuze amagambo menshi
ni ukubera yuko umutima yaratsinzwe n'urubanza. hanyuma dukurikizeho uriya Pastor Justin rwose urabona yuko anaca bugufi ukabona ko n'umutima wiwe wamenetse. nimureke twavuze nabi kandi natwe rwose urwango rwose twabonaga muri social media twashakaga views sibyo soko za Pastor Justin numvise bavuga ngo ni wowe ngo nshuti ya Ezekiel Pastor Justin we kufite n'umubiri kigaragara cyurarya kabisa urafuza pe uriya wafata n'umwanya wo kurya urabona ko nabasha no kubona n'amavuta we yo kwisigara yashaka inshuti yawe wabanza ukajya kumukuza ari amabwene hano hariho umuganga witwa Ale mfite amenyo araranye hejuru ameze nk'ay'ipusi nako ya intuzi injangwe yo mu rubingo burya inturo yo mu rubingo igira amenyo amwe areba hejuru andi areba hasi ameze nka majagu. Umva wowe Justin bwira Ezekiel ajye kugoroza ari amenyo ajya abona uko abona gushinyika noneho afite utwinyo tugize nk'utwipushi inturo yo mu rubingo we Justin umunsi twahuye wowe Justin ngo Justin burya si urugome cyane ntago Justin ari umugome kandi oya Justin ntago ari umugome amaje kwihakana barabaga babwira ati ariko se mwakemeye oya Justin ntago ari umugome ndavuga ahubwo karango ne Ezekiel mana Ezekiel babarumvana umubumubwo Ezekiel uzapfa wumve nugera mu kuzimu zagarama wibaza ntubonera ishinyagura mufite ariko ubundi harya ni mufite abana bizababeho nkuko biri kuba kuraba ubundi tuzareba uko mubyumva. We Justin rero bwira iyi mbwebwe ifite amenyo nk'aya magaju sinzi nimba mwaba muyizi mwabantu bwe magaju ni akantu k'akuma gakurura utwatsi hanyuma amenyo ye ubundi anayoze mu mugurira uburoso bugaragara buzima mu mugurira wa korogate nziza yoza amenyo maskini. ikindi Justin ubwire Ezekiel abashe kurya nabanzarye ariko Justin kuki musukana kuki mwe muza mu biganiro mwariye mukamurekana wakaza guti bitabapfu kuri yatariye ni majagu igosha ese kuki ese koro ntago ahi wawe wanatetse byibura ngo mbere yo gukoresha ikiganiro gukorana ikiganiro n'umuntu banza uramugaburire ni majagu ni majagu ntago ari magaje ni majagu Kraneo muzacunga inturo yo mu rubingo nimugira amahirwe yo guhura nayo mu gitondo cy'umuseso iyigize cya ujya kubona ukabana amenyo like this ni nkaya ndi kureba noneho mana maskini ireba ariko namwe nimurebe n'ukuntu uyu mwana w'umugabo asuzugura uyu majagu n'iyi majagu imwuzuyemo arangije ngo bariya ngo nabakoresha gakorerwa amabuye gakubitwe n'inkuba urakanche hirya reka mbere kuri iyi ngiyi faya ese ubundi mbabazi ubundi ariko ndashaka kumenya ariko abantu aba ni bamwe birukanwe mu matorero ngo nta torero basengeramo Korode nawe vuga ko asengera Kabeza kandi abagore b'Ikabeza barateranye baravuga bati ntidukeneye iriya njajwa y'umugabo hano ariko koro ubundi nkubaze ikibazo kitagira icya kabiri iyo utekerereza mu mano urifata ukavuga ngo ubuzima bwanjye kwa 7 cyangwa mu kwa 8 yegura Claude we jewe nge no gupfa nta kibazo pe nanapfa kuko nanjye nago nzatura nk'umusozi ariko ngewe urupfu rwanjye cyangwa se n'ikindi kibazo cyose nzagira mu kwezi kwa 8 no kwa 9 ibyo bintu biri ku mutwe wawe Claude ndabigushyiraho ijana kuri oyo Koro zirakwakanye rero ubu narabatijwe Kronge narabatijwe kandi ibyo nabatijwe ni ngewe ubizi sibyo ntago ngewe ndi kuza hano guhangana nawe no gutukana nawe nkuko ubikora kandi witwa ngo uri umuntu w'Imana ngo ukore ngo uri umupasteri ariko Claude ururimi rwawe rwo kubuza abantu gufasha abandi ibyo bintu ntago ari ibintu bijyanye n'iby'umukozi w'Imana yakabaye akora
umukozi w'Imana nuwunga abantu, nuganiriza abantu, nubagira inama, nubafasha kuva mu bwigunge, nubafasha kuva mu byaha. Ntago ari umuntu uza kuduhira nka radiyo isamiye. noneho afite ukuntu yikunkumura nk'urwiri rwameze habi n'ibikote bivamo ipamba ryashaje korode. Ntabwo twebwe turi ba Pastor Mutesi wavuze ngo wugurira amabubu n'ibiki. Hey, tuzarebana neza. Claude ageze buriya anazibesha kake ubu buri munsi sheri ageze ahantu akora kampeni yo kuvuga ngo abo bana bavava twabwirwa n'iki kari abavava ngo ubwo mugiye kongera gutanga amafaranga. Umuntu ntago uhagijwe n'ibyo by'urupfu rwavava, ntago biguhagije. yegora cyokora mureke